turabashimira kuba mwumva Radio Rwanda. Isi yose tuyituye turi miliyaridi 7 zirenga hama miliyoni makeya. Miliyaridi 2 na miliyoni 18 muri twe ni abakristo. Ni ukuvuga ko 1/3 cy'abatuye isi bose ari abakristo. Muri aba miliyaridi zirenga 2 z'abakristo, abagera kuri miliyoni 331 ni abaprotestanti b'umwimerere, bamwe bitwa abaporoso. Abagera kuri miliyoni 675 bari mu madini ashamikiye ku baprotestanti, ariko akaba amadini y'iyogezabutumwa, mouvement évangélique. Aya ni amadini yose ya gikristo atari abagatulika, nibabe n'abapresbyterienne. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abasengera muri aya madini bose ko ari abakristo, imyizerere itandukanye bayikomorahe. Bose niba bizera Yesu Kristo, kandi ukwemera kwabo kukaba kuva kuri uwo Kristo umwe, kuki basengera ahantu hatandukanye kandi bakemera ibintu bitandukanye? Kuba abakristo bamwe ari abagatulika, abandi bakaba abaprotestanti, abandi bakaba amadini y'iyogezabutumwa yavuye ku baprotestanti kugeza ubwo uyu munsi hakivuka ndi. Ibi byavuye he? Ryari? Mu kiganiro kigizwe n'ibice bibiri, icya mbere uyu munsi, ikindi mu cyumweru gitaha, reka tuganire ku ivuka ry'amadini ya gikristo atari gatulika ariko yavuye kuri gatulika. Ikaze. Igihugu cy'Ubudage kimwe n'ibindi bitandukanye by'Uburayi byasaga n'ibiri mu mwijima. Bari mu bihe bibi by'amarira, agahinda n'ubwoba ku kigero batari barigeze babona kuva baza ku isi. Uburayi bwari bwarashegeshwe n'indwara z'ibyorezo. Iki gihe indwara y'ubushita yari yarahinduye imijyi myinshi, imva n'amatongo mu gihe cy'iminsi itari myinshi. 1/4 cy'abana bo mu Burayi bari barapfuye batagejeje ku myaka 5 y'amavuko. Muri ibi bihe by'umwijima n'amarira, imitima y'abantu yashoboraga gukomezwa n'ikintu kimwe cyonyine, kimwe rukumbi: Kiliziya n'icyizere cyo kuzajya muri paradizo. Nta yindi nkuru irema agatima yari ihari kuri buri muntu. Kuba isoko y'inkuru imwe rukumbi irema agatima, iki gihe byagize Kiliziya Gatulika urwego rw'igihangange kurusha izindi zose mu muryango w'abantu bariho icyo gihe. Kiliziya yari ifite ubutunzi ntagereranywa, ikomeye kurusha za leta z'ibihugu n'abami babyo, ariko ikaba n'urwego rwavugwagamo ruswa no gutegekesha igitugu abayoboke bayo n'abandi baturage. Gusa iki gihe Kiliziya bwari ubwami bwari bugiye kunyura mu bibazo bikomeye no gushegeshwa n'umuntu umwe rukumbi utari unafite imyaka myinshi y'ubukure: Martin Luther. Uyu ugushaka ubutabera n'uburinganire hagati y'abayoboke ba Kiliziya byatumye ashinga imitwe y'abigaragambya n'abagizi ba nabi atabigambiriye. Yakije umuriro washegesha Uburayi bwose. Yatangije impinduramatwara ku mugabane wose. Yashyizeho amahame n'uyu munsi akigenderwaho n'amamiliyoni y'abantu. Yanzwe urwango rukomeye n'abantu bari bakomeye mu isi y'icyo gihe. Ndatekereza ko kuva mu myaka 1000 ishize nta muntu n'umwe wigeze yangwa kundusha. Ndifuza ko Umucunguzi yambera umujyanama kandi akankura muri iyi si mu buryo bwihuse. Mu byishimo byinshi nzatega agakano kugira ngo mu byishimo byawo bankureho umutwe ku muvuduko nk'uw'umurabyo. Amen. Ni rimwe mu masengesho agaragara mu nyandiko za Martin Luther, umugabo wahangaye ubudahangarwa bwa Kiliziya akaburwanya. Yakuriye mu muryango wifashije ahitwa Mansfeld, ni umujyi wo mu majyaruguru y'Ubudage. Muri uyu mujyi Kiliziya Gatulika yari byose ku bawutuye. Kiliziya niyo yari izingiro ry'umuryango Luther yakuriyemo. Za Kiliziya, chapelle n'amazu y'abihaye Imana byari nk'ikimenyetso cy'ubwami bwaturukaga mu burengerazuba bwa Irlande bukagera mu majyepfo y'Ubutaliyani. Ububasha bwinshi bwa Kiliziya bwari buherereye mu munezero n'ubuzima bw'iteka Kiliziya yasezeranyaga bemera. Uwubahirizaga amategeko ya Kiliziya kandi akubaha imigenzo yayo yabaga afite icyizere cyose cyo kutazakorwaho n'imibabaro y'isi kandi akazagera ku bugingo bw'iteka muri paradizo. Amateka ya Kiliziya iki gihe yakoraga ku buzima bwose bwa buri munsi bw'abaturage. Bwana Ewan Cameron akora mu ihuriro ry'ibigo byigisha iyobokamana muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The church declared, Kiliziya niyo yemezaga ko umwana wavutse yemewe n'amategeko cyangwa se atemewe.
niyo yemezaga ko gukingira nk'uko ariko kose kwemewe. Niyo yemezaga agaciro k'amasezerano menshi yakorwaga. Kiliziya n'amategeko yayo byari byarinjiye ahantu hose mu buzima bw'abantu, atari abemera gusa, ahubwo umuryango mugari wose. Nk'abandi bana benshi bo muri icyo gihe, Martin Luther yabonaga Kiliziya nk'ubuhungiro. Akiri umwana yagiye muri korali ya paroisse. Kuri we Kiliziya yari isoko y'amahoro y'iteka. Ubuzima bwanjye bwo mu rugo bwari isoko y'ububabare n'agahinda. Ibi nibyo yanditse. Hans Luther wari umubyeyi wa Martin, yari afite uruganda rushongesha cuivre. Yifuzaga ko umuhungu we yiga akazaba umunyamategeko. Gusa Martin we ntabwo yari yishimiye kuba mu rugo rwa se na nyina. Hari inyandiko ze zigaragaza ko se umubyara Hans Luther yari umubyeyi utagira korohera umwana we na gato. Umunsi umwe papa yarankubise cyane, ngeze ubwo mva mu rugo ndagenda. Nahise ntangira kumwanga cyane kugeza ubwo yaje kunshaka twongera kwiyunga. Kubera gutinya kutagera ku byo yari yarateganirijwe n'ababyeyi, yize amashuri meza yose yari muri ako gace. Ku myaka 18 y'amavuko yiyandikishije muri kaminuza ya Erfurt. Ugereranije na La Bourgade aho Luther yakuriye, Erfurt wari umujyi munini kandi ufite ibintu byinshi. Wari umujyi utanga ibyo umunyeshuri wa kaminuza ashobora kwifuza byose. Kuko muri icyo gihe amazi meza atabagaho muri uyu mujyi, inzoga na vino byarayasimbuye. Erfurt yari inafite inzu yayo y'abakobwa bigurisha yategekwaga n'abategetsi b'inzego z'ibanze zaho. Gusa uyu mujyi wari n'izingiro ry'ibikorwa by'ingenzi by'iyobokamana. Ni umujyi wari ucumbikiye Kiliziya 25 z'amaparuwase. Uyu mujyi bari barawuhimbye Roma ya Thuringe. Thuringe kari kamwe mu duce tugize Saxe. Bahitaga Roma kubera ibikorwa bya Kiliziya byari bihari ku bwinshi. Aha niho Luther yageze akumva asa n'uriwe noneho. Yakuye icyiciro cya kabiri cya kaminuza ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu muri filozofiya. Yari asigaje gutangira amasomo y'amategeko kugira ngo inzozi za se zihinduke impamo. Gusa hano icyifuzo cya se Mzee Hans Luther cyo kurera umuhanga mu by'amategeko cyari kigiye kuyoyoka. Mu mwaka w'1505 icyorezo cy'ubushita cyakubise hasi umujyi wa Erfurt. Icyorezo cyakwiriye ahantu hose hari abantu muri uyu mujyi, gisiga urupfu n'ubwoba aho kinyuze hose. Ubushita mu myaka 100 bwishe hafi 1/2 cy'abaturage b'u Burayi. Nubwo Martin Luther yarokotse iyi ndwara, yishe 3 mu nshuti ze. Urupfu rw'abantu bangana uku ku mugabane umwe rwatumye batekereza ko iki cyari igihano Imana yari yohereje ku isi nk'isomo ryo guha abayigomeye. Mu guhangana n'urupfu, gutinyishwa n'umujinya w'Imana, umusore muto Martin Luther yari arimo kunyura mu bihe bikomeye bya mbere mu buzima bwe. Yari afite imyaka 23 y'amavuko. Ijoro rimwe ari mu nzira atashye mu mujyi wa Erfurt nyuma y'iminsi mike yari amaze mu muryango we, mu mvura nyinshi y'umuzajoro, yatunguwe n'imirabyo n'inkuba zari ku rwego rukomeye cyane. Nta muntu n'umwe uzi mu by'ukuri ikintu cyamubayeho muri iryo joro. Iri joro ry'imirabyo, inkuba, imvura n'umwijima ukabije, ibyamubayeho bitazwi n'umuntu uwo ari we wese, nibyo byamuhinduye Martin Luther twumvise. Nari ngoswe n'ubwoba butagira ingano, ntewe ikiniga n'urupfu rwangeraga amajanja. Muri njye nahise numva ko ubuzima bwanjye bwose ngomba kubuharira Imana. Inshuti ze zari zarakuwe ku isi n'indwara y'ubushita, nawe ubwe urupfu rudasobanutse rwasaga n'urumwegereye. Luther yahise akorana igihango n'Imana, arahira ko agiye kwiha Imana. Iki nicyo gihe yafatiye ubuzima bwe mu biganza. Nibwo yafashe icyemezo cyo kudakora ibyo se yashakaga ko akora. Ise umubyara akimara kumenya ko umuhungu we atazaba umunyamategeko, yabaye nk'umusazi. Yakoze ibyo nta muntu n'umwe watekerezaga ko yakora. Ntabwo yumvaga uburyo umwana wahawe ibyo yari akeneye byose mu buzima yatinyuka guca ukubiri n'icyifuzo cy'umubyeyi we. Iki gihe abihaye Imana mu Burayi babagaho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi bose. Nk'uko nawe ubyuka ujya mu kazi, akazi k'abihaye Imana icyo gihe kari ugusenga, umutuzo no kwitekerezaho ndetse no gushaka agakiza. Ku munsi umwe abihaye Imana nk'abapadiri ndetse n'abandi bagombaga kujya muri chapelle inshuro 7 bagasenga, bakaririmba, bagasoma misa. Bari bategetswe kubyuka mu gicuku.
hanze y'ibikorwa bya kiliziya ubuzima bwabo bwari bufite amategeko akomeye. Muri imwe mu miryango yabo abapadiri n'abandi bihaye Imana babaga bemerewe kuvuga ahantu hamwe kandi mu gihe cya nyacyo. Bakoraga byose ngo babeho ubuzima butaryoshye kandi butoroshye na gato, ubuzima buri wese atakwifuza kubamo. Pourquoi porter des vêtements aussi kubera iki bambaraga imyambaro idashimishije kandi itabaho umutuzo? Kubera iki basengaga kandi bagasoma misa inshuro zingana uko kose? Kubera iki baryaga ibyo kurya bibishye? Kubera ko kuri abo bapadiri agakiza kagera ku muntu binyuze mu kwitandukanya n'iby'isi yita ko ari byiza kandi byoroshye ubuzima. Luther yari amaze kubona ko kugira ngo abone agakiza agomba kwitandukanya n'isi, kandi ibyo akabigeraho ari uko yinjiye mu muryango umutandukanya n'isi. Il en isolait. In a community which cut him off from it. Nyuma y'iminsi 15 Luther ahuye n'ibyago mu ishyamba, agahura n'imirabyo n'imvura nyinshi n'umwijima. Luther yinjiye mu muryango w'abihaye Imana b'aba Augustin. Wari umwe mu miryango y'abihaye Imana ikomeye kandi ifite amategeko akomeye cyane. Bamwogosha imisatsi, bamwambika ikanzu y'umweru y'abihaye Imana, aca bugufi, ashyira amavi hasi imbere y'umusaserodoti, arahira kuzagandukira Imana n'amategeko yose ya kiliziya aturutse ibukuru muri kiliziya, kandi akaba indahemuka ku Mana umuremyi wa byose. Umuryango Luther yarahisemo kuba mu buzima bwose ntabwo bwari ubuturo bwa Roho Mutagatifu gusa, ahubwo rwari n'urwego rukomeye cyane mu birebana n'ubutunzi n'ubutegetsi. Abapadiri babaga ari n'abacungamari b'ibigo bikora amarangi byinjiza amafaranga menshi. Abihaye Imana banakoraga inzoga zari zikunzwe cyane. Za paroisse kandi zabaga zifite ubutaka mu turere twose, ubukode bwabwo bukinjiza amafaranga atari make. Iyi mitungo yose yabaga yanditse mu bucungamari bwa kiliziya. L'église ne demandait pas aux fidèles. Kiliziya ntabwo yasabaga abayoboke bayo kuyitera inkunga, yarabibategekaga. Ryari itegeko. Yakuraga 10% ku mitungo y'abaturage. Uyu ntabwo wari umusanzu w'ubushake, ahubwo wari umusoro w'itegeko. Iyo wangaga kwishyura bakujyanaga mu nkiko ukishyura ku nabi. Gusa muri rusange abantu baribwirizaga bakishyura, kuko bari barasubiremo kenshi kuva bakiri abana ko kiliziya yari ibereyeho gucunga umutekano wabo, kandi ko kiliziya idahari nabo kubaho kwabo kwaba kutakiriho. Veiller sur leurs âmes, et que sans elles ils étaient perdus. Their souls would be in peril. Mu buryo atarazi, Luther yaraje muri uyu muryango gukuraho iyi migirire. Gusa iki gihe agakiza ka roho ye niko kari kamushishikaje. Nta wundi mwambaro yagiraga usibye ikanzu imwe y'abihaye Imana. Mu masengesho yisubiramo, ubuzima bwe na bagenzi be babanaga mu nzu y'abihaye Imana bwari bugizwe n'ibigeragezo byo kwibabaza bo ubwabo bikoreraga. Ababakuriye babagiraga inama yo kujya barara mu mbeho batiyoroshe. Bagirwaga inama kandi yo kwikomeretsa no kwivusha amaraso. Igitekerezo cy'ibi byose kwari ukwigana ububabare bwa Kristo. Mu kwiyambura ibyiza byose iyi si itanga nk'ibitotsi, ibyo kurya, guhuza ibitsina, batekerezaga ko bameze nka Yezu mu butayu. Kuri bo iyi niyo yari inzira rukumbi yo kurwanya imbaraga z'ikibi zitubamo twese. Martin Luther iyi nzira yayinyuranyemo ibyishimo byinshi, kenshi akajya kurara mu rubura buri joro. Mu gitondo bagenzi be bakajya kuhamukura ari hafi nk'uwapfuye. Niba hari uwihaye Imana washoboraga kujya mu ijuru kwera ibikorwa byo kwibabaza, yari njye. Iyo nza gukomeza muri iyo nzira, nta kabuza nari kuziyica kubera amajoro, amasengesho, gusoma n'ibindi bigeragezo bitandukanye. Buri gihe iyo Luther yakoraga ikintu kwabaga ari ukugikora mu buryo bwuzuye. Yakoze ibikorwa by'abihaye Imana ku rwego rurenze urwo kiliziya yari imutegerejeho. Yahoraga atinya ko atazashobora na rimwe gushimisha Imana yakundaga. Yahoranaga ubwoba bwo kutazashobora kubona umwanya muri paradizo. Yari yarafashe umubyeyi w'umubiri wamubyaye utaramworoheraga na gato, wamukubitaga buri munsi, amusimbuza undi mubyeyi we wari ugoye kurusha kumushimisha. Yavugaga ko ahora no kwiyumva ko kudashobora gushimisha Imana na gato.
yiyumvaga nk'umunyabyaha buri gihe. Inzira y'Imana ni ndende cyane, biragoye kuyigeraho. Ibi ni ibyo tubwirwa bidaturutse gusa mu ijambo ry'umucunguzi wacu, ahubwo binaturutse mu nararibonye bwanjye n'amarangamutima yanjye. Mu mwaka w'1510 umuryango w'abihaye Imana w'aba Auguste Martin Luther yabagamo wamwohereje mu butumwa i Roma, ku murwa mukuru wa Kiliziya Gatolika, umurwa mukuru w'ubukristo mu isi. Roma wari umujyi mutagatifu, umujyi wa mutagatifu Petero, ingoro ya Papa. Bwari uburuhukiro bw'abahowe Imana batabarika. Ibinyacumi by'ibihumbi by'abakristo bajyagayo buri mwaka gusura ubutaka butagatifu. Buri wese yabaga agiye gusengera ku mva y'umutagatifu yumva yamera nkawe. Luther n'uwihaye Imana wari umuherekeje bakoresheje amezi 2 bajya i Roma. Mu kwezi kwa 10 mu 1510 bari bageze ku marembo y'umurwa w'iteka ryose ku bakristo. Ne ultra me mineris iniquitatis excessivitas sancti. Barapfukama bakora ikimenyetso cy'umusaraba binjira mu mujyi. Luther yageze i Roma mu gihe cy'impinduka zikomeye mu ngeri nyinshi z'ubuzima. Umunyabugeni w'umushushanyi Michel-Ange nibwo yari arimo gushushanya ibishushanyo by'amarangi yitwa Chapelle Sixtine. Raphael nibwo yari arimo gushushanya imitako yose iri mu ngoro ya Papa. Ku musaserodoti muto uko kwari ukubonekerwa, yari avuye mu majyaruguru y'Uburayi. Mu buzima bwe bwose yari yarakandagiye mu mijyi 3 yonyine. Noneho kugera mu mujyi w'umushumba wa Kiliziya, mu mutima wa Kiliziya, abona ibishushanyo by'intumwa Bikira Mariya na Yezu, abona abakardinale banyuranyuranamo, cyari gitangaza. Inyuma y'amashapeli na za Kiliziya agaragaza ubutagatifu, Luther ntabwo yatinze kuvumbura ko Kiliziya y'icyo gihe cyari ikigo mpuzamahanga cyo kwishimisha no gukorera amafaranga mu bucuruzi. Ntabwo yatinze kubona ko Roma wari umujyi w'amafaranga kurusha uko ari umujyi w'iyobokamana. Ubuyobozi bwa Kiliziya icyo gihe bwari urwego rusa n'ururajwe ishinga no kwegeranya ubutunzi. Ku ruhande rumwe Kiliziya yigisha abakristo ko amafaranga ari isoko y'ibibi byose biba kuri iyi si. Ku rundi ruhande Kiliziya n'urwego rupima amamiliyoni y'amafaranga yavaga mu bayoboke. Amafaranga yavaga mu mpano z'abakristo kugeza ku kiguzi cy'ibyangombwa byo gushyingiranwa. Papa yari afite byose abami n'ibikomangoma b'icyo gihe bashoboraga kwifuza. Iki gihe umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yari Jules wa kabiri. Inshuro nyinshi ntabwo yabaga hari. Yari yarahisemo gukora ingendo mu Burayi bwose ayoboye ingabo ze. Urukundo rw'ibintu kurusha Imana rwasaga n'uruganje Roma rwababaje cyane Martin Luther. Yavuze ko umunsi umwe ubwo bari mu misa muri imwe muri chapelle zo mu murwa mukuru w'ubutagatifu Roma, yumvise umwe mu bapadiri bari begeranye avuga ati nibagire vuba basoza iyi misa. Yavuze kandi ko yigeze kumva undi mupadiri ubwo bari bamanitse Ukaristiya barimo guhazwa. Yumva umupadiri avuze yiyongorera ati uyu ni umugati kandi uzahora ari umugati. Pain tu es et pain tu resteras. Yavuze ko yatengushywe cyane na Roma. Roma yamwigishije ibyo yarazi byose ku kwemera na Kiliziya, akajya yazi ko agiye ku isoko y'ubwo bumenyi, ariko yagerayo agasanga nta muntu n'umwe mu bari Roma mu bamwigishije ibyo byose uvuga urwo rurimi. Luther yanavumbuye ko Kiliziya itazuyazaga gukura amafaranga mu bikorwa by'abakristo byo gusura imva z'abatagatifu. Iki gihe umuntu wabaga afite amafaranga runaka yarishyuraga maze akinjira mu mva zabaga zubatse mu buvumo bwiswe ubwa San Calisto. Aha niho hari ibisigazwa by'imibiri y'abahowe Imana barenga 46,000. Uwishyuraga aya mafaranga yabaga atanze ibyitwa indulgence, kandi gusura iyi mibiri ngo byagabanyirizaga umukristo igihe azamara muri purgatoire. Ku bakristo ba kera, purgatoire ni ahantu roho z'abakoze neza bakiri muri iyi si zogerezwaga zigakurwaho ibyaha bike bakoze mbere yo kujya mu buzima bwiza bw'iteka ryose. Abakristo rero bishimiraga cyane kumva ko bashobora kuzagabanyirizwa igihe cyo kumara muri purgatoire kuko cyashoboraga kumara ibihumbi by'imyaka. Uko bishimiraga kubona aya mahirwe, Kiliziya yo yabaga irimo kwishyushya ibiganza yakira amafaranga. Ku nshuro ya mbere ubu nibwo Luther yatangiye gushidikanya ku nyigisho zitangwa na Kiliziya yamaze guha ubuzima bwe bwose. Yahise atangira gutekereza ko Roma itagihagarariye ubukristo mu isi nk'uko yari asanzwe abizi.
Luther yahise ava i Roma atengushywe cyane kandi umutima we wuzuye gushidikanya. Abamwigishije bakamuhindura uwo yari we, yari amaze kubona ko ibyo bamwigishije nabo ubwabo batabyizera. Uyu musore muto yahise ahungira mu kwicuza. Roho ye ayambika ubusa kugeza ku nshuro enye buri munsi, rimwe na rimwe mu masaha 6 akurikiranye. Igihe cye cyose yakimaraga muri penitensiya. Ni ibisanzwe kubihaye Imana guhora bicuza kuko bigishwa ko ikosa umuntu yemeye aribabarirwa. Faute avouée, faute pardonnée. Gusa we buri gihe iyo yavaga kwicuza hari ikintu cyamubwiraga ko kwicuza kwe kutemewe, kudahagije, agasubirayo. Nubwo nabagaho ubuzima bw'uwihaye Imana w'indakemwa, ariko buri gihe numvaga ko ndi umunyabyaha. Nahoranaga umutima w'icyaha. Ntabwo nashoboraga kwizera ko ingufu nakoreshaga zanyuraga Imana. Mu by'ukuri iyo Mana narayangaga. Nahoraga nifitiye umujinya n'umutima namuhagaze. Mu 1511 yoherejwe kuba mu nzu y'abihaye Imana ahitwa Wittenberg. Aha Martin Luther yahamenyaniye na Johann von Staupitz. Von Staupitz yari umunyamuryango w'abihaye Imana b'aba Augustin. Ahita Luther akazi ko kwigisha Bibiliya muri kaminuza ya Wittenberg. Kubera gusoma ibindi bitabo bitari inyandiko za Kiliziya zanditse mu Kilatini gusa, Luther yatangiye gushidikanya ku masomo yose yahawe na Kiliziya. Yatangiye kumva ko umuntu adakeneye idini rigendera ku mategeko ryashyiriweho n'abantu, ko umuntu adakeneye umusaserodoti nk'umuhuza we n'Imana. Icyangombwa si isano iba hagati y'umuntu n'idini rye, ahubwo ni isano iba hagati y'umuntu n'Imana. Iki nicyo gifite agaciro, nibyo yavumbuye. Impinduka zikomeye zari zimaze kuba mu buzima bwa Luther. Yari amaze kubona ko agakiza katabonekera mu gukurikiza amategeko y'idini inyuguti ku nyuguti. Yari amaze kubona ko ikibazo cy'agakiza kireba umuntu n'Imana bonyine. Numvaga ameze nk'umuntu uvutse bundi bushya. Niyumvaga nk'umuntu maze kwinjira muri paradizo anyuze mu muryango mugari. Icyo atarazi nuko yari agiye gutangiza impinduramatwara izateza umwiryane n'urugomo mu Burayi bwose. Imyaka 7 yari ishize avuye i Roma. Papa Jules wa kabiri yari yarapfuye, yarasimbuwe na Leon wa 10. Yanditse ko Leon X yari papa utaragiraga kwifata mu birebana no kwishimisha. Yahoraga ategura ibirori. Imyaka 2 ya mbere ayobora Kiliziya, Papa Leon X yayimaze mu munezero w'iminsi mikuru. Isanduku y'amafaranga i Roma yatangiye gukama. Leon X yisanze nta yandi mahitamo asigaranye usibye guhagarika imirimo yari yaratangije yo kwagura bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Iyi bazilika yubakwa yari yo chantier nini yari ibayeho mu Burayi bwose. Abubatsi n'abakora imbata z'amazu ndetse n'abanyabugeni bose bo mu Butaliyani bayikozeho nta n'umwe uvuyemo. Kubura amafaranga ntabwo byari ikibazo gikomeye kuri Papa Leon X. Mu kongera kuzuza isanduku z'i Roma yari afite umugambi ufatika uzabyara amafaranga utanyeganyezwa na gato. Kugurisha ibyitwa indulgence. Bwari uburyo bwo kugurisha mu bakristo amatike yo kwinjira mu ijuru. Indulgence kari agapapuro waguraga amafaranga runaka bitewe n'amikoro ufite. Aka gapapuro kabaga gafite agaciro k'imbabazi z'ibyaha ku wabaga gafite. Izi indulgence zazanywe na Leon X zari zishishikaje cyane kuko umuntu yashoboraga kuyigura ariko akaba yanayigurira abantu be bapfuye. Sogokuru wawe wapfanye ibyaha ukaba wamugurira imbabazi, ako kanya ukaba umwinjije mu ijuru. Agakiza ku giciro gito. Abaturage baguze izi mpapuro nk'abagura amasuka. Leon X yarakomeje cyane kuko iki gihe yahise hakazi umudage witwaga Johann Stenzel. Uyu yari ashinzwe kugurisha izi indulgence. Stenzel yari umuhanga mu kwamamaza. Bavuga ko ari we wavumbuye ibyo kwamamaza. Niwe wazanye imvugo ngo ijwi ry'igiceri rivugiye mu isanduku ya Kiliziya, roho ihita izamuka mu ijuru. Kuri Luther yari inkuru mbi cyane kuko hari abakristo bari basigaye baza kumureba bakamubwira ko badakeneye kwicuza ibyaha kuko bafite impapuro bishyuye amafaranga zibavaniraho ibyaha. Ibi byamuteraga uburakari bukomeye. Uburakari yari afitiye Kiliziya n'abayiyoboraga. Aha niho yafatiye icyemezo cyo guhaguruka akarwanya ku mugaragaro Kiliziya yari yararahiye kuzakorera ubuzima bwe bwose. Mu ijoro ryo ku itariki ya 31 z'ukwa 10 mu 1517 Martin Luther yanditse urutonde runini rw'ibyo yanengaga Kiliziya. Ingingo 95 zamaganaga imyitwarire y'umushumba wa Kiliziya no kugurisha indulgence.
uru rutonde rurerure yarumanitse ku muryango wa kiliziya ya Wittenberg. Rwari urutonde rukubita hasi menshi mu mahame n'imigenzo ya kiliziya, imigenzo kiliziya yubatse mu binyejana by'imyaka. Umugisha w'Imana ugenewe bose hadakeneye imfunguzo za papa. Kugurisha indulgence ni ukuriganya abaturage. Papa akize kurusha Cresus nagurishe bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, maze amafaranga avuyemo ayasaranganya abakene. Yaratangije ku mugaragaro intambara n'urwego rw'igihangange mu isi y'icyo gihe. Izi ngingo 95 zarwanyaga mu buryo butaziguye ububasha bwa papa. Yaratangije ku mugaragaro umuvuma cyangwa se umuryango wo kwamagana kiliziya gatolika icyo gihe. Luther yandika urutonde rw'izi ngingo ntabwo yari abizi, ariko yari agiye kuba umwanditsi wa mbere ugurishije ibitabo byinshi cyangwa se inyandiko nyinshi mu mateka. Niwe mwanditsi wabimburiye abandi mu kugira abantu benshi basoma inyandiko ze kandi bagura ibitabo bye, bestseller. Ibi niko byagenze kuko mu myaka 70 yari ishize undi mudage witwaga Gutenberg yari yarakoze imprimante cyangwa se bya byuma bifotora inyandiko bwa mbere mu mateka. Kubera ubuvumbuzi, inyandiko za Luther zahise zikwira hose mu Budage. Kubona umuntu utinyuka guhangara kurwanya ububasha bwa papa byonyine byahamagariye abantu benshi gusoma izi ngingo. Kuba kiliziya yaragenzuraga ibintu byose ntawe isangiye nawe mu isi yose, ubwo bubasha ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa. Mu mvugo ya kiliziya, abantu nka Luther bari bafite amazina: les hérétiques. Herezi cyangwa se icyaha cyo kwigumura kuri kiliziya cyahanishwaga igihano cy'urupfu. Aha nibwo hari hatangiye icyari kigiye kuba amakimbirane y'ibihe byose muri kiliziya. Amakimbirane yashyamiranyije urwego rukomeye mu myemerere ku isi n'umusore muto wihaye Imana. Yari intambwe ya mbere yo gutangiza indi myemerere ya gikristo ariko itari gatolika. Mu mwaka w'1517 ku munsi wabanjirije w'abatagatifu bose, umusore wihaye Imana witwa Martin Luther yamanitse ku muryango wa kiliziya ya Wittenberg mu majyaruguru y'Ubudage inyandiko zamagana ububasha bw'umushumba wa kiliziya. Ni ingingo 95. Ingingo 95 zinenga imigirire n'ububasha bwose bwa kiliziya y'igihangange mu isi, by'umwihariko zinenga ubuyobozi bwayo. Ibi nibyo Luther yaratumye tuzajya dusoma mu nyandiko zivuga ku baprotestani mu mateka y'ubuzima bwose tuzamara kuri iyi si. Luther ntabwo yari azi ko iki kimenyetso yari akoze cyari kigiye gutangiza umuhengeri mu Burayi. Umujinya n'ibisa n'intambara byari bigiye kwitura ku Burayi bwose. Imyivumbagatanyo yari igiye guhindura burundu isura y'isi y'uburengerazuba. Luther ntabwo yari abizi, ariko yari akoze igikorwa kizagira abakristo bamwe abaprotestani, abandi bakaba abagatolika. Ntabwo yari azi ko ahaye uruhande rumwe uburenganzira bwo gushaka no kubyara kubihaye Imana, abandi bakabaho ubuzima bwose bonyine bariyeguriye Imana. Ntabwo yari azi ko atangije ku mugaragaro idini rya gikristo ry'abaprotestani n'andi matorero y'ivugabutumwa arishamikiyeho. Mu gice gikurikiyeho mu cyumweru gitaha tuzaganira ku yindi nzira byanyuzemo ngo ibyarimo bihinduka amakimbirane, imyigaragambyo, imyiryane n'ubwicanyi bizavemo ikindi gice cy'ubukristo bwa giprotestani. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Red Blue JD. Red Blue JD. Bamuhati ibibazo. Martin Luther yanga kuva ku izima. Bidasubirwaho, Luther yahise ashinjwa herezi, ubugambanyi kuri kiliziya. Uwihaye Imana aguma ku izima, ahubwo nabasaba ibisobanuro. Ndasaba ko bansobanurira mu buryo bwumvikana, budaca ku ruhande, bugaragara, budasobanye, buhamye, butanyura ibintu hejuru icyo heretique bishatse kuvuga. Ikibazo gikomeye kiliziya yisanzemo nuko ko yageragezaga gucecekesha Luther, niko Martin Luther yarushagaho kumva ko afite akazi kenshi ko kurangiza, ko afite mission yo kuzuza. Nifuza kugira ubwisanzure busesuye ndetse no kutaba umucakara w'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, urwego, kaminuza cyangwa papa. Nisanze ntegetswe kuvugisha ukuri, atari ukuvugisha ukuri byonyine, ahubwo no kukurwanira nkoresheje amaraso yanjye ku kiguzi cy'ubuzima bwanjye. Uwihaye Imana ukiri muto yari yiteguye gupfa. I Roma inyandiko za Luther zari zikomeje kuzamura uburakari. Papa Leon X yahise afata icyemezo cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko asezerera Martin Luther muri kiliziya gatolika.
l'excommunication. Mu kwirukana Luther muri kiliziya, Papa Leon X yari yicaje Luther ku ntebe y'abaturage basanzwe batari abagatulika kugeza apfuye, kandi yaramusabiye umuriro w'iteka. Ku mukristu, kwirukanwa na Papa muri kiliziya byabaga bivuze ko witeguye kuzajya mu muriro utazima keretse uramutse uje kwiyunga na kiliziya mbere y'uko upfa. Inyandiko yirukana Luther yandikiwe i Roma, irasinywa, iterwaho kashe. Inyandiko zivuga kuri iyi nkuru zivuga ko Papa Leon X yakundaga guhiga, yahigaga amasatura. No mu ibaruwa yirukana Martin Luther muri kiliziya hari harimo amagambo agaruka ku buhigi bw'amasatura. Igaragaze nyagasani, dore isatura yasohotse mu ishyamba ije kwangiza imizabibu yawe. Tugomba gufata ingamba zo kurwanya uyu Martin Luther kugira ngo acirwe urubanza rwo kuba yatinyutse kwitwara nk'umugambanyi. Uru rupapuro baruteyeho kashe ya Papa yari irimo igishushanyo cy'imfunguzo ebyiri za Mutagatifu Petero zinyuranyemo, maze barushyira ahagaragara. Ibi byari bivuze ko Martin Luther, umusore muto wihaye Imana wigumuye, yashoboraga gufatwa igihe icyo ari cyo cyose. Yashoboraga gufatwa n'umuyobozi uwo ari we wese muri kiliziya cyangwa se umuyobozi w'urundi rwego mu butegetsi bwa leta. Gusa mu gihe Papa Leon X yasaga n'utegurira Luther igihano gikomeye cyane, Martin Luther nawe yahise avumbura ko muri iyi ntambara afitemo intwari ikomeye. Luther yari yarabonye uburyo imprimante cyangwa se uburyo kuba hari haravumbuye ikoranabuhanga ryo gusohora inyandiko nyinshi byari byaratumye ingingo ze 95 zikwira mu Budage bwose mu gihe gito. Niba uyu munsi ubona uburyo internet yoroheje itumanaho, ni nako imprimante cyangwa se gushobora gufotora inyandiko byari bimeze mu myaka y'1500. Imprimerie yari internet yo mu gihe cya Luther. Kugira ngo movement cyangwa se umuryango runaka ufite icyo uharanira utera imbere umenyekane, byari ngombwa cyane ko ibitekerezo byabo bikwirakwira. Luther yari azi neza inyungu ziri mu kuba haravumbuwe ikoranabuhanga rigeze ibitekerezo ku bantu benshi mu gihe gito. Martin Luther afatwa nk'umucengezamatwara cyangwa se umupropagandiste wa mbere wabayeho mu mateka. Niwe muntu wa mbere wakoresheje uburyo bw'itangazamakuru rikoresheje ikoranabuhanga ryavutse bwa mbere. Luther yahise yandika indi nyandiko nshya ayita Le Manifeste à la Noblesse Allemande. Yari inyandiko yandikiye abategetsi b'Ubudage abasobanurira iby'ingingo 95 yanditse anegura kiliziya, ariko anagaragaza uko ibintu byakagombye kugenda. Hamwe n'iyi nyandiko, Martin Luther yasaga n'ukubisa ababaza Papa wa kiliziya ndetse na kiliziya ubwayo. Yasaga n'ubakubisa ababaza kuko kuri iyi nshuro ntabwo yari yandikiye abayobora kiliziya, ahubwo yari yandikiye abafite mu biganza ubutegetsi bw'Ubudage. Yasaga n'utangiye kwita ku birebana na politike. Yarazi neza ko niba ashaka impinduka muri kiliziya agomba kunyura ku bafite ubutegetsi mu isi. Iki gihe Ubudage bwari igihugu kinini kigizwe na za leta nyinshi zigenga, imwe ku giti cyayo. Buri leta yategekwaga n'umwami wayo. Izi leta zose hamwe zahuriraga hamwe zigakora ubwami butagatifu Buromani bw'Ubudage, la Saint Empire Romain Germanique. Buri imwe muri izi leta zari zigize ubu bwami iyo ishaka guhangana n'amategeko ya kiliziya buri imwe ku giti cyayo, icyo gihe ntabwo byari gushoboka. Muri Manifeste à la Noblesse Allemande, Luther yasobanuye mu nyandiko uburyo Roma yakuraga amafaranga menshi mu Burayi mu buryo budasobanutse. Mu buryo budakwiye amafaranga y'Ubudage ahora aguruka akarenga imisozi ya Alpe. Yashyize hanze imikorere ya Papa Leon X. Avuga uburyo Papa afite ibihumbi by'abanyamabanga n'abandi bakozi bashinzwe kumwitaho. Avuga uburyo Papa agize aho akenera kwerekeza mu mujyi wa Roma aherekezwa n'ibihumbi by'abantu bashinzwe kumwitaho. Ibi byose Luther yabikoze ashaka kugaragaza icyo amafaranga abakristo b'Abadage baha kiliziya akoreshwa. Mu buryo bweruye, Martin Luther yasabye abategetsi b'Ubudage guhaguruka bakarwanya imigirire y'umushumba wa kiliziya gatolika n'abandi bayobozi ba kiliziya. Njye mbona umuti wonyine ushoboka ari uko umwami w'abami, abami n'ibikomangoma bafata intwaro bagatera ibi byonnyi, bakabirwanya badakoresheje amagambo gusa, ahubwo bakoresheje intwaro. Amagambo yo kwigumura no gusaba gutangiza intambara. Yavuze ko ikibazo kiliziya ifite kitareba abihaye Imana n'abemera gusa, ahubwo kireba Abadage bose muri rusange. Yarakoze icyiswe démocratisation de la religion, gufata iyobokamana ukarishyira mu maboko ya rubanda. Iki gikorwa cy'ubuhinduramatwara cyari kigiye kumuzanira umusaruro w'ako kanya, kuko cyatumye ava mu nzara za kiliziya, urubanza n'igihano cyo gupfa. La Saxe ariyo leta Martin Luther yari atuyemo yategekwaga na Prince Frederick.
uyu banamwitaga Le Sage, inararibonye. Niwe wari waranashinze kaminuza ya Wittenberg, ari nayo wihaye Imana wigumuye Martin Luther yigishagamo. Prince Frederick mu buryo bw'ibanga yaje guhinduka umurinzi cyangwa se kuba umuntu ukingira ikibaba Martin Luther. Intambwe ya mbere itanga icyizere cyo gutsinda kuri Martin, kugira umutegetsi umwe umushyigikira. Prince Frederick yanze gutanga Luther ku bayobozi ba Kiliziya. The motives of Friedrich the Wise are something of an icyateye Prince Frederick Le Sage gukingira ikibaba Luther kugeza n'ubu kiracyari amayobera. Ndatekereza ko yumvaga atewe ishema no kuba muri leta ye harimo wihaye Imana w'icyamamare nka Luther, kandi kaminuza ye nayo yungukiraga mu kuba ari yikoramo Luther. Luther yaratangiye gufatwa na bamwe nk'ishema rya Saxe. Wenda nk'uko byumvikana ntabwo bwari uburyo bwiza bwo kwamamara, ariko nibura cyari icyizere ko rimwe kaminuza ya Wittenberg izafatwa nka kaminuza ikomeye. Ni bwana Ewan Cameron, akora mu ihuriro ry'ibigo byigisha iyobokamana muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Prince Frederick yaraniteguye gushyira mu bikorwa bimwe mu byanditswe mu nyandiko ya Luther yaherukaga kujya hanze, Le Manifeste à la Noblesse Allemande. Ni inyandiko yasabaga abategetsi ba leta gutangira gukurikirana uko Kiliziya yakoreshaga amafaranga ikura mu baturage. Mu 1519 Prince Frederick yasuwe n'umuntu wari ukomeye kurusha abandi bose mu Burayi bw'icyo gihe, umwami w'abami w'Abaroma Charles Quint. Uyu yari umwami ukiri muto wari wimye ingoma vuba aho ngaho, ariko muri iyi myaka ye mike Martin Luther yari amuteye ikibazo. Charles Quint yari umugatolika ukomeye. Ubwe yifataga nk'umurinzi w'ukwemera kwa nyako, yifataga nk'umutegetsi uhagarariye inyungu za Kiliziya, yibonaga nk'impirimbanyi iharanira iyubahirizwa ry'amahame ya Kiliziya. Gusa nibwo yari akimara kwima ingoma afite imyaka 19 y'amavuko. Yari afite akazi kenshi ko gukora, kandi ntabwo yashakaga ko uruhande yari abogamiyemo ruteza ibindi bibazo. Mu gusura Frederick de Saxe, Frederick yabashije kumukuraho ubwumvikane bwa politike. Bumvikanye ko Luther atazashyirwa mu maboko y'abayobozi ba Kiliziya mbere yo guhabwa umwanya ngo yisobanure imbere y'umwami w'abami mu nama ikomeye cyane yahuzaga abami ba za leta. Inama yitwaga La Diète de Worms. Iki cyari ikigeragezo gikomeye cyane kuri Martin Luther. Frederick niwe wasabye ko Luther ajya gusobanura ingingo 95 yanditse zinegura Kiliziya n'ubuyobozi bwayo, akazisobanura imbere y'imwe mu nteko zari zikomeye mu Burayi bwose. Ibi byagereranywaga nk'uko bagutuma imbere y'inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Byari biteye ubwoba, ariko yari amahirwe Luther atari kureka ngo amucike. Mu nyandiko zanjye no mu bitabo byanjye sinashakaga kuzahabwa ibisingizo n'ikuzo. Hafi buri wese ntabwo yemeranyaga n'imvugo yanjye ikomeye. Gusa natekerezaga ko abategetsi nibankane n'urwo bagennye, ubutabera buzakurikiraho buzaba bwiza. Intumwa ya Papa yari yarashinzwe gutangaza inyandiko yirukana Luther muri Kiliziya muri icyo gihe yari irimo yerekeza mu majyaruguru y'Ubudage. Yagombaga kujyana iyi baruwa akagenda yisomera abaturage mu migi yose yanyuragamo. Ryari iteka ryaciwe. Mu gusomera abaturage iyi nyandiko, iyi ntumwa ya Papa yanaburiraga buri wese uzahirahiraga hagacira inyandiko z'ubugambanyi za Martin Luther. Gusa uko iyo ntumwa yasatiraga imijyi myinshi, niko yahuraga n'abaturage bamaze kwinangira umutima bagakurikira inyandiko za Luther. Mu mujyi wa Erfurt aho Luther yize, intumwa ya Papa yarahageze ifotoza amakopi menshi y'inyandiko yirukana Luther yiyahereza abanyeshuri muri kaminuza, maze abo banyeshuri bose uko bakabaye izo nyandiko bazijugunya mu mugezi. Batubwa ari inyandiko yirukana umuntu muri Kiliziya ni byiza kwibona ireremba mu mazi. Muri icyo gihe inyandiko zanditseho za ngingo 95 za Luther zari zirimo kubura mu baturage kuko bashakaga kuzisoma ari benshi. Luther izi nyandiko yari yarazandikanye ubuhanga, yari yaranditse mu buryo butaziguye kandi budaca ku ruhande, abwira Papa n'abandi bayobozi ba Kiliziya. Papa niyerure yigaragaza uko ari ibya nyabyo, umunyabyaha utagira icyo atinya. Niba Roma atarindiriye ikibi mu zindi, ubwo ijambo indiriye ikibi sinzi icyo rishatse kuvuga. Byasaga naho yakuze akiri muto. Yari yarakuriye mu bitabo, yari azi neza buri buryo bw'imyandikire n'imivugire ahitamo bitewe n'ababibwira. Roma yamunzwe n'ibyonnyi ku buryo yigereranyije na Babiloni. Babiloni yahita iba umujyi mutagatifu. Papa akwiye kugira isoni igihe ashora intoki mu mutsima. Yari umwe mu banditsi bakomeye b'icyo gihe. Yakoreshaga imvugo abantu bakoreshaga mu buzima busanzwe. Yari umwanditsi umuntu wese ushaka kumenya yakwifuza gusoma. Iyo yashakaga inenge ku muntu, ubwo byabaga bivuze ko uwo muntu yinjiye mu bibazo.
abatari bazi gusoma icyo gihe inyandiko za Luther barazishushanyirijwe. Ibishushanyo byerekanaga papa ari mu bikorwa byo kwishimisha no kwakira ruswa. Umuyobozi wa kiliziya yanageze ahashushanywa nk'umwe mu bakozi ba Satani. Martin n'abamushyigikiye bari batangije urugamba rurwanya kiliziya nk'abarwanya ikibi. Martin Luther yarasigaranye amezi make mbere y'uko rendez-vous yahawe na Charles Quint imbere y'inteko ya Worms igera. Yarazi neza ko mbere y'uko icyo gihe kigera inyandiko ya Leon X imwirukana muri kiliziya izaba yaramugezeho. Ikintu kimwe yarasigaje gukora ni ukugaragaza uburyo bushya yifuza ko kiliziya ivuguruye yakoramo. Iki nicyo gikorwa cyari kigiye kureka kumugira umuntu wazanye impinduka mu myemerere ya Gikristo, ahubwo kikamuhindura umuhinduramatwara ukomeye cyane. Yahise atangira kwandika indi nyandiko nshya, La Captivité à Babylone, ukuboherwa i Babuloni. Nkuko mushobora kuba mwarabisomye mu byahishuwe igice cya 18 guhera ku murongo wa mbere, Babylone wari umujyi w'ikibi. Mu nyandiko La Captivité à Babylone, Martin yavugaga ko kiliziya yashimuswe maze igafatirwa bugwate mu mujyi wa Babylone. Yavugaga ko kiliziya yashimuswe n'itsinda ry'abatekamutwe kandi ko bikenewe cyane ko kiliziya ibohorwa. Martin Luther yararimo arajya kure. Yatangiye no kwamagana uburyo amasakaramentu yatangwagamo. Kuri kiliziya gatolika umuntu ntashobora kubona agakiza ngo azajye no mu bwami bw'ijuru igihe atakurikije imwe mu migenzo ya Gikristo. Uko ari 7 amasakaramentu ava ku kubatizwa umuntu akivuka akageza ku gusigwa kw'abarwayi, extrême onction, ubwo umuntu abagiye gupfa. Aya masakaramentu kandi abagomba gutangwa n'umusaserodoti wahawe uburenganzira na kiliziya ubyemerewe. Martin yashatse aya masakaramentu muri Bibiliya abasha kubona 2 yonyine, Eucharistia ndetse na batisimu. Muri Captivité ya Babylone, Luther yanditse ko batisimu ariyo yinjiza umuntu mu bantu b'Imana, hanyuma Eucharistia ikaba uburyo bwiza bwo gushimangira ukwemera kwawe binyuze mu mubiri wa Kristo n'amaraso yatumeneye twebwe abanyabyaha. Kuri Luther andi masakaramentu atanasigaye nayo kiliziya yihimbiye, rero agomba kuvaho. Yavuze ko kiliziya yahimbye aya masakaramentu igamije kugumishaho ubudahangarwa bw'umusaserodoti bwo kuba hagati y'Imana n'umuntu, mu gihe kuri we isano iri hagati y'Imana n'umwemera ikwiye kuba mu buryo butaziguye, umuntu ku giti cye akisabira Imana ibyo ashaka, by'umwihariko kwicuza. Njye mvuga ko yaba papa, yaba umwepiskopi cyangwa undi muntu wese wahawe ububasha n'abandi bantu, nta n'umwe muri abo ufite uburenganzira bwo gushyiraho n'agace k'itegeko kagenga umukristo. Abemera bose ni abasaseridoti b'Imana. Akoresheje ibaba na wino, Martin Luther yarahanaguye imigenzo ya Gikristo yari imaze ibinyejana by'imyaka. Yaragabanije ububasha bwa kiliziya bwo kuba inzira imwe rukumbi igera ku Mana. Mu itumba ryo mu 1520 yabaruwe yirukana Luther muri kiliziya ivuye kwa papa yarashyize imugera mu biganza. Gusa amazi yari yaramaze kurenga inkombe kuko kwigumura kwa Luther kwari kwaramaze guteza imyivumbagatanyo mu Burayi bwose. Yafashe ibaruwa imwirukana muri kiliziya, ayizinga neza cyane yitonze, ayirambika mu muriro ugurumana. Kubera ko wangije ukuri gutagatifu, ndasaba ko umujinya mutagatifu gushwanyaguza binyuze muri uyu muriro. Ntabwo bafite, ndumva ashimishijwe no kuba nshobora kuzababazwa kubera iyi mpamvu ntagatifu. Kwari nko kubwira kiliziya ati njyewe mfite ukuri, mwebwe muri mu buyobe, nimuze mumfate. Amahame ye abantu bari baramaze kuyizera. Yari afite ibihumbi by'abantu biteguye kumukurikira batari bagifite itegeko na rimwe bubahiriza rivuye i Roma. Gusa yari yiteguye urundi rugamba rukomeye kurusha izindi muri iyi ntambara yari yaratangije, kwisobanura imbere y'abategetsi b'ubwami butagatifu bw'Abaroma imbere y'inteko ya Worms. Mu myaka 25 ishize nagiye Worms, ngenda afite ubwoba bw'uko isaha yanjye ya nyuma ishobora kuba yageze. Narahiye ko umwami w'abami nantumira ashaka ko nisubiraho ku myemerere yanjye ntazamwitaba, ariko nampamagara kugira ngo anyice, ubwo butumire nzabwitabira nishimye cyane. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 mu 1521, Luther yahagurutse Wittenberg yerekeza Worms. Ku mugongo w'indogobe yamaze ibyumweru 2 mu nzira. Yaraherekejwe n'umusirikare yoherejwe n'umwami Charles Quint.
inshuti za Luther zakoze byose bishoboka ngo zimubuze gukora urwo rugendo kuko bari bazi ko atazagaruka ari muzima. Mu nzira anyura mu bice byinshi by'Ubudage, Martin Luther yatangiye kubona uburyo we n'inyandiko ze babaye ibyamamare. I Erfurt, hahandi yize, inama y'abakristo yateguye ibirori bikomeye bizamukorerwa nahanyura. Frankfurt yahundagajweho impano n'abanditsi bose bo mu mujyi. Yari umwe mu banditsi basomwa cyane mu Burayi. Uko yagendaga asatira Worms, yisangaga mu mayira abiri. Yari afite ubwoba bw'ibizamubaho n'isobanura imbere y'abami bategekaga Burayi n'abandi bategetsi. Ku rundi ruhande yabonaga ko abaturage bamukunda. Mu gitondo cyo ku itariki ya 16 z'ukwa kane mu 1521, Martin Luther yakandagiye mu mujyi wa Worms. Uburyo yahabonye akihagera byamugumye mu mutwe. Ikivunge cy'abantu bari baje kunyakira, umujyi wose wari mu mihanda. Nari imperekejwe n'abarwanyi bantambutsaga ku miryango y'umujyi. Hari umupadiri waje yiruka nsanga, akajya nkorakoraho nkaho ndi umutagatifu. Intumwa ya papa yari Worms. Icyo gihe yanditse ko abatuye umujyi bose bari mu mihanda bashaka kureba Luther, kandi nibura abantu 9 ku 10 mu baraho barasakuzaga bati harakabaho Luther. Uwa 10 we yarasakuzaga ati urupfu kuri papa. Kuri Luther, gutumizwa imbere y'inteko ya Worms ni ikimenyetso cy'insinzi ku ntambara yari amazemo imyaka. Hari hashyushye ariko izuba ryari ryagabanutse, ku buryo umujyi wose wari mu gicucu cy'umutuku. Abantu bakomeye kurusha abandi mu Burayi bose bari bateraniye muri iyo nzu. Ibikomangoma by'Ubudage, umwami w'abami Charles Quint, ndetse n'intumwa ya papa Yohani Mayer Fanek. Imana yari yashyize ubuzima bwanjye mu biganza byabo. Muri icyo cyumba cyangwa se muri iyo sale, Luther yarazimo umuntu umwe wenyine, Prince Frederick wa Saxe. Gusa yarazi neza ko kurokoka kwe biri buturuke ku itora ry'inteko yose. Uwari uhagarariye papa yasabye ko Luther yisubiraho kandi akavuguruza ibyo yanditse byose. Martin Luther yarahagaze wenyine imbere y'ingufu za kiliziya n'ingufu za leta. Bamweretse ikirundo cy'ibitabo bamubaza niba yemera ko ibyo byose ari we wabyanditse. Ati nibyo, ibi bitabo byose ni ibyanjye, ariko hari n'ibindi byinshi nanditse niba nabyo mushaka kubisoma. Ku zindi ngingo yarahakanye aratsemba avuga ko atiteguye kwisubiraho. Ntabwo nemera ubuyobozi bwa papa, yewe nta nubwo nemera inama ze kuko zose ziravuguruzanya. Umutima nama wanjye ushingiye ku ijambo ry'Imana ryonyine. Sinshobora ndetse sinashaka kugira ikintu na kimwe mvuguruza mu byo nanditse. Kunyuranya n'umutima nama wanjye usibye kuba byaba ari ubuyobe, byaba birimo no gushishoza guke. Hari inyandiko zivuga ko Luther yasoje imbwirwaruhame ye mu nteruro igaragaza ukutava kwizima kwe mu kurwanya kiliziya. Dore mpagaze hano imbere yanyu, nta kindi kintu na kimwe nshobora gukora. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuntabara. Amen. Iyi niyo nteruro yasaga naho itangije igisekuru gishya. Bisa naho ibya kera byari bishize. Bwari ubwa mbere umuntu udafite ikintu gikomeye azwiho, umuntu X, ahagarara yemye imbere y'abategetsi b'isi akavuga ati munyihanganire, uku ni ukwemera kwanjye ku giti cyanjye, nta kindi nabikoraho. Kuba afite imyizerere ya giprotestanti, aya magambo areshya neza na kwa kundi bafata umukasi bagakata akagozi batangiza kumugaragara ikintu runaka. Nyuma yo kumvwa n'abategetsi b'u Burayi, Martin Luther yemerewe gusubira mu cyumba yari acumbikiwemo. Bamubwira ko ejo mu gitondo bazamugezaho imyanzuro yafashwe. Muri we yarazi neza ko ari bufatwe agashyikirizwa ubuyobozi bwa Roma, agatwikwa cyangwa se akarohwa kubera ubugambanyi. Nyamara igisubizo bamuzaniye cyari gihabanye cyane n'ibyo yakekaga. Inteko rusange ntabwo yabashije gutora yose nk'uko itegeko ryabitegekaga. Mu bifashe hari harimo umurinzi we w'ibihe byose, Prince Frederick de Saxe. Luther yahise ahabwa uburenganzira bwo gutaha agasubira i Wittenberg nta mpungenge. Ariko Prince Frederick de Saxe yanga ko ataha, amushyira ahantu hizewe umutekano muri Chateau de la Wartburg. Iyi ni inzu uyu munsi abakristo b'abaprotestanti bagisura nk'ahantu hatagatifu. Muri iyi nzu
niho Luther yamaze iminsi asemura Bibiliya ayikura mu kilatini ayishyira mu kidage. Igihe yari muri ibi, inkuru yo gushira amanga kwe imbere y'abategetsi b'u Burayi yakwiriye hose ku muvuduko w'umukungugu. Yari arimo guhinduka intwari mu Burayi, umugabo uhagarariye impinduramatwara yabyaye abaprotestanti. Urugamba rwari urw'umuntu umwe rwari rutangiye guhinduka urwa benshi. Abantu bahise bahagarika kubona isi nk'uko bayibonaga mbere. I Wittenberg nako icyo wagereranya n'intambara ikomeye cyatangiriye. Abapadiri n'abandi bihaye Imana batangiye gusohoka mu macumbi yabo bakigendera. Abapadiri batangira kurenga ku mategeko ya Kiliziya, ndetse bamwe muri bo bahita bishakira abagore babana mu macumbi y'abihaye Imana. Hari hatangiye umuryango mushya w'imyemerere. Abantu batangiye kujya bamanura amashusho y'abatagatifu yari muri za Kiliziya. Abishyuye amafaranga ngo aya mashusho amanikwe nibo bari barimo kuyamanura. Mu 1522 byarangiye Luther asubiye Wittenberg. Papa nta gihe yari agifite cyo gukomeza guhangana n'uwihaye Imana wigumuye, kuko Uburayi bwose bwari bwarabaye nkawe. Abaturage mu Burayi bari batangiye gufata mu biganza byabo zimwe muri serivisi zose ubusanzwe zatangwaga na Kiliziya. I Wittenberg abashyigikiye Luther bari baramaze guhindura inzira y'ubutagatifu. Bari basigaye bagenzura umujyi wose. Bari barafatiriye imitungo ya Kiliziya maze bahita banahindura uburyo Kiliziya yafashagamo abatishoboye. Batekerezaga ko barimo gukora nk'uko Luther yashakaga, nyamara ahubwo Luther yatewe ubwoba n'ibyo abamushyigikiye bari barimo gukora. Byari imyivumbagatanyo itagira ibara. Ntabwo Martin Luther yari yarigeze atekereza uburyo ibitekerezo bye byari byuzuyemo kugumura abaturage. Narwanyije igurishwa rya indulgence n'ubundi buriganya bwa Kiliziya, ariko nta na rimwe nigeze nsaba ko byarwanwa ku ngufu. Nashyize ingufu cyane mu kwigisha, kubwiriza ubutumwa no kwandika ijambo ry'Imana. Yatangiye kujya afata ijambo muri za Kiliziya akabwira abemera ko bagomba guhagarika ibikorwa byari bimeze nk'iby'urugomo, ahubwo bakita cyane ku gakiza ka roho zabo. Gusa aya magambo ye ntacyo yari gukora, kuko impinduramatwara yari yaratangijwe kandi irimo gukwira hose. Yari yarasobanuriye abantu ko bagomba kwishyira bakizana, ntibabohwe n'ubuyobozi bw'idini Gatolika. Iki gihe abari abagaragu b'abantu ku giti cyabo nabo bumvise muri aya magambo ko bagomba kwigenga. Aha niho havuyemo impinduramatwara ikomeye, noneho irimo n'impfu z'abantu. Aha niho Luther noneho yahise yibasira abayoboke be bagiye kure mu kumwumva, atangira kubabwira akoresheje imvugo ikomeye kurusha izo yigeze gukoresha mbere. Abantu baciriritse bagomba gukurikiranirwa hafi. Hifashishijwe igitsure cy'inkota, abaturage bagomba gutegekwa kubahiriza amategeko. Ibi ubuyobozi bubikore mu buryo inyamaswa zasaze zishumikwamo. Kuri iyi nshuro Martin Luther yakoresheje amagambo ateye ubwoba ku muntu wihaye Imana. Mukubite, mutere ibyuma. Umuntu wese uzica umuturage wigumuye azaba akoze igikorwa cyiza. Yahejeje inguni mu mvugo ku buryo n'abategetsi basanzwe bakangaranye. Ibikomangoma by'Ubudage byihutiye gukurikiza izi nama ze. Bahize abigaragambya, bica abaturage barenga 100,000. Mu myemerere ye igera kure, abaturage bigaragambya mu buryo bwangiza nabo bari abakozi ba Sekibi. Nta kintu na kimwe gicagase cyabaga kuri Luther. Iyo yabaga yakunze, kwabaga ari ugukunda mu gisobanuro cya nyacyo cy'ijambo. Iyo yabaga yanze, rwabaga ari urwango rwumvikana kandi rugaragara nk'urwango. Impinduka zari zizanywe na Luther zahise zikwira hose, bazita protestantisme. Abemeye kujya muri uyu muryango mushya wa Gikristo babita abaprotestant. Batangiza amashami mu Budage bwose, bakurikizaho Ubufaransa, Ubuholandi n'ahandi. Muri buri gihugu uyu muryango wakoraga mu buryo bwawo bwihariye. I Geneve mu Busuwisi, uwitwa Jean Calvin yatangije uyu muryango ari kugendera ku matwara akaze cyane. Nk'urugero, kudafata amwe mu masakaramentu bagucaga amafaranga. Mu Bwongereza byasabye ko habaho intambara ikomeye yaguyemo benshi kugira ngo Cromwell ashobore gushinga mu by'ukuri cyagombaga kuba leta ya Giprotestani. Uburayi bwa Gikristo Gatolika ko bwari bwarabayeho. Luther ntabwo yongeye kuva aho yari atuye mu Budage. Yashatse umugore wahoze yari yarihaye Imana, Katharina von Bora, babyarana abana benshi. Mu 1546 umwe mu mpirimbanyi zikomeye zabayeho mu burenganzira bw'abantu, Martin Luther,
yapfuye yishwe n'indwara y'umutima. Benshi muri mwe asiga bagize abaprotestani. Nyuma y'urupfu rwanjye ndashaka kuzahinduka abaringa. Nkazajya nza gutesha umutwe w'abepiskopi, abapadiri n'abihaye Imana batavuye mu byaha. Ibi ndifuza kubikora kugira ngo abanyabyaha bazagirane ibibazo na Luteri wapfuye kurushya ibyo bakabaye baragiranye na ba Luteri ibihumbi bazima. Mbashimiye kuba mwabanye natwe mu kiganiro wari uziko. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndashimira Epafrodite Ndungutse wamfashije gutegura iki kiganiro. Wari uziko ikiganiro cya Radio Rwanda. Red Blue JD. Red Blue JD. Ni byiza kuba mwumva Radio Rwanda. Mu biganiro byacu biheruka twaganiriye ku myemerere ya Gikristo, by'umwihariko ku nzira byanyuzemo ngo idini rya Gikristo rimwe rukumbi ryahozeho ari ryo Gatolika mu buryo butashakwaga ribyara andi madini ya Gikristo, by'umwihariko abaprotestani n'andi yabakomotseho. Ni impinduka zatangijwe n'Umudage wari warihaye Imana muri Kiliziya Gatolika witwaga Martin Luther. Akoresheje ubuhanga bwe mu kwandika ndetse n'ubushobozi bwe mu gukwirakwiza ibitekerezo muri rubanda no mu bayobozi, uyu yarwanije myinshi mu mikorere ya Kiliziya Gatolika muri icyo gihe kugeza rubanda rumukurikiye. Bisa naho mu mwaka w'1522 aribwo uyu n'abayoboke be benshi mu Burayi beruye bakavuga ko biyomoye kuri Kiliziya imwe rukumbi yariho icyo gihe. Bwari ubwa mbere havuka irindi dini rya Gikristo ritari Gatolika. Ubwo icyo gihe amadini ya Gikristo yari abaye abiri mu isi yose. Uyu munsi abakristo barenga miliyaride 2 bari mu isi bagabanije mu madini bitakorohera umuntu uwo ari we wese kuyabara bitewe n'ubwinshi bwayo. Na kano kanya turimo kuvugana hashobora kuba hari umubare runaka w'amadini ya Gikristo arimo kuvuka. Bisigaye byoroshye, ntabwo bigisaba inkota n'intambara ngo ayo madini avuke. Ubu burenganzira busa n'ubwavutse nyuma y'umwaka w'1522 ubwo abari bashyigikiye ibitekerezo bya Martin Luther byo kugabanya ububasha bw'ikirenga bwa Kiliziya Gatolika n'umushumba wayo, ahubwo bagakwirakwiza indi myemerere yiganjemo guha uwemera uburenganzira bwo gushobora kwisengera ku giti cye, kwicuza ku giti cye no kureka gutanga amafaranga kuri Kiliziya ngo akunde abona agakiza. Byasaga naho hatangiye intambara z'amadini. Mu biganiro biheruka twibanze ku bikorwa by'abaprotestani cyangwa se abihaye Imana n'abaturage b'u Burayi bageragezaga gutandukira imyemerere Gatolika ahubwo bagatangiza imyemerere mishya, ariko ntabwo ari byinshi twavuze ku bikorwa bya Kiliziya mu kurwanya uko kwigumura. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Bisabwe na bamwe mu badukurikira, reka tuvuge ku bikorwa byakurikiye ivuka ry'abaprotestani byiganjemo intambara n'impfu za benshi ngo andi madini ya Gikristo ashingiye ku baprotestani avuke mu Burayi. Natwe bizatugereho. Iki kiganiro cyitwa Wari uziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru 2:00 za mu gitondo no kuwa gatandatu 7:30 z'amanywa. Ikaze. Mu bihe habaga impinduka cyangwa se ubugorozi bwamwe mu mahame n'imigenzo Gatolika mu myaka y'1500, Uburayi bwari mu bihe bikomeye cyane. Indwara z'ibyorezo n'intambara. Mu Burayi icyizere cy'ubuzima cyari imyaka 30. Abantu bari baturanye n'urupfu ku buryo buri wese yumvaga akeneye agakiza. Byari ibihe aho bavugaga ko isi igiye kurangira kurusha uko babivuga uyu munsi. Ikigisho cyari kigezweho muri za Kiliziya ni icy'urubanza rwa nyuma ndetse no kurangira kw'isi. Ibi bihe bikomeye ku bantu byaje kwiyongeraho ubuvumbuzi bw'ikoranabuhanga nka imprimante cyangwa se cya cyuma gifotora inyandiko kikazikuramo izindi nyinshi. Ubu ni ubuvumbuzi bwatumye inyandiko ntagatifu zigera kuri bose, zitanditswe mu Kilatini gusa nk'uko byahoze, ahubwo zanditswe mu zindi ndimi zitafatwaga nk'indimi ntagatifu nk'Ikidage. Ibi byanyuze mu busemuzi bwa Martin Luther, hanyuma zishyirwa mu Cyongereza no mu Gifaransa. Abantu bose bamaze kubona inyandiko z'iyobokamana nka Bibiliya mu ndimi zabo, aho bashoboraga kwisomera bakanisesengurira ibyanditsemo,
byongereye umubare w'abatandukira menshi mu mahame ya kiliziya bari barigishijwe kuva kera ariko babisomerwa n'abasaserodoti bo badashobora kwiboneraho byanditswe. Indi ngingo yafashije abantu kuyoboka amadini ya giprotestanti bakava kuri kiliziya ni ukuvumburwa kwa Amerika mu 1492. Kuvumburwa k'umugabane wa Amerika kwakuyeho imyumvire yariho icyo gihe y'uko Uburayi bwari ryo zingiro ry'isi. Abantu bahise bamenya ko mu isi hari ahandi hantu haba abandi bantu bashobora no kugira indi myemerere. Indi ngingo kandi yoroheje ikwirakwira ry'abaprotestanti n'imyemerere yabo ni iterambere ry'ibihugu byinshi ku giti cyabyo. Martin Luther akimara guhangara kiliziya akavuga ko hari ibyo atemeranya nayo, hari ibihugu byinshi byahise bishaka kwigenga bikareka gukomeza kugendera munsi y'amabwiriza ya papa. Izi ngingo zose uko zakabaye zarihuje, maze mu kinyejana cya 16 zibyara intambara zishingiye ku myemerere. Intambara zaje kuvamo uburenganzira buri wese afite uyu munsi bwo guhitamo idini ashaka ndetse no kuba yashinga idini ku giti cye. Mbere y'uko Martin Luther apfa, yakunze kwandika inyandiko zagaragazaga imyemerere ye itandukanye n'iyo Kiliziya Gatolika y'i Roma yari ifite. Amwe mu mahame y'ingenzi yari uko agakiza ari ubuntu kandi gatangwa gaturutse ku Mana, ntabwo kaboneka kuko umuntu yakoze ibikorwa byiza, yatanze amafaranga cyangwa se ngo kaboneke binyujijwe ku musaserodoti. Irindi hame yazanye ni uko umushumba wa Kiliziya n'abandi bayobozi ba Kiliziya nabo bashobora kwibeshya nk'abandi bantu bose. Ubutagatifu bumwe budashobora kwibeshya ni Bibiliya, ari nayo Imana yigaragarizamo. Ihame rya gatatu Martin Luther yagenderagaho ryari iry'uko abantu bose uko bakabaye bashobora kwihurira n'Imana. Buri wese muri twe yaba intumwa y'Imana. Ibi yabyise le sacerdoce universel. Yahamije ko nta gusumbana kuzongera kubaho hagati y'abasaserodoti ndetse n'abakristo. Yemeje ko yaba abayobozi b'idini n'abakristo bose bakwiye kugira uburenganzira bwo gusoma Bibiliya. Niyo mpamvu abaprotestanti n'abandi nkabo bajya gusenga bitwaje za Bibiliya, ariko muri Gatolika ntibigenda uko. Yahise yandika agatabo k'amahame y'ukwemera kwe cyangwa se katechisme, akandika mu rurimi rw'Ikidage kugira ngo abari baragize ibyo bahishwa mu iyobokamana bashobore kubyisomera. Kari agatabo karimo amategeko 10 y'Imana ndetse namwe mu masengesho. Uyu munsi abaprotestanti baracyakoresha aka gatabo. Ibitekerezo by'impinduramatwara bya Martin Luther byanengaga misa yo muri Kiliziya Gatolika ari wo muhango ukomeye kurusha indi yose muri Kiliziya. Icyo Martin yarwanyije ni ugutura igitambo cy'Ukaristiya mu misa. Kuri we igitambo cya Kristo cyatanzwe inshuro imwe ku musaraba, nta mpamvu yo guhora hakorwa ikimenyetso cyo kugisubiramo. Mu guha ubwisanzure buhagije abakristo, Luther yatangije ibyitwa chorale. Ni chorale n'ubundi uyu munsi tuzi. Kugeza iki gihe indirimbo zo mu misa cyangwa zo mu Kiliziya ntabwo zaririmbwaga n'ubonetse wese. Hari abahanga mu kuririmba babaga bashinzwe kuririmba, mwebwe abakristo mukumva misa ubundi mugataha. Aba baririmbyi b'umwuga bitwaga les chantres. Martin Luther we yasabye ko abaje mu misa bose bajya baririmba. Martin yahise anandika indirimbo nyinshi zirimo n'iyi ngiyi yiswe Ein Festburg. Abaporoso baracyayiririmba. Nyuma abaprotestanti batangiye kujya basoma misa mu Kidage aho kuba mu Kilatini, kandi bareka kuyita misa ahubwo bayita iteraniro, kubera ko icy'ingenzi muri iyi misa yabo kwari ukubwiriza inkuru nziza y'Imana. Abapadiri bari baremeye gukurikira Luther bahise barekeraho kuba abapadiri, ahubwo bitwa abashumba cyangwa se abavuga butumwa, banabise abapasiteri. Bisa naho Martin Luther yatangije impinduramatwara, ubundi akigira mu kiruhuko cyangwa se akareka gukomeza intambara, maze abamuyobotse bari basanzwe ari abapadiri cyangwa se bari basanzwe bajijutse, abari bo bakomeza urugamba rwo gutuma imyemerere ya giprotestanti yemerwa. Mu Busuwisi wahoze ari umupadiri wari warabaye umuporoso witwaga Ulrich Zwingli yatangije impinduka muri Kiliziya ya Zurich, hanyuma akurikiza ahitwa Berne. Bitamaze kabiri, bamwe mu bahoze ari abagatolika bamukurikiye bahise basaba ko no muri iryo dini ryabo rishya naho habamo izindi mpinduka, maze abo batumvikanye nabo bahita bitandukanya nawe. Aba bitandukanije na Zwingli nibo batekereje ko kubatiza abana batoya bidahuye n'ibyanditse muri Bibiliya. Bahise batangiza igikorwa cyo kongera kubatiza abantu bakuru.
Kuri bo kubatiza bakuze ni igikorwa kigaragaza ko umuntu yemeye ijambo ry'Imana ku bushake bwe kandi azi ibyo akora. Kubera ko basabaga ko abantu bari barabatijwe bakiri abana bongera kubatizwa, abayobotse iyi myemerere babise les anabaptistes cyangwa se les rebaptiseurs. Iki ni igikorwa kitishimiwe n'abategetsi b'Ubusuwisi. Kubera iki? Kubera ko kubatiza abana byari umuhango wemeranijwe hagati ya leta na kiliziya. Kubatiza abana byafashaga leta kubara abana bavutse, ariko bikanafasha kiliziya gushakira abantu ijuru, abantu bashobora kugira ibyago byo gupfa bakiri bato, nibura bagapfa babatije. Kuri leta bwari uburyo bworoshye bw'ibarura. Umuntu wese rero washoboraga kuzana indi myemerere ibangamira gahunda ya leta, iki gihe yagombaga kurwanywa. Kubatiza abantu bakuru byahise bitangazwa nk'icyaha, ndetse abari barayobotse idini rishya ry'aba Anabaptiste batangira guhigwa bakicwa. Umujyi wa Strasbourg mu Bufaransa wari urugabano hagati y'ubwami bw'Ubufaransa ndetse n'ubwami buromani bw'Ubudage. Wari umujyi munini w'ubucuruzi, bivuze ko wari utuwe n'abantu benshi b'imico n'imyemerere itandukanye. Aba baturage bari baracengewe n'amasomo yo kureshya kw'abantu, bahise banacengerwa byoroshye n'ibitekerezo by'impinduramatwara cyangwa se impinduka za giprotestani. Kuva mu 1521 abangaba bari baratangiye kuva muri Gatolika. Strasbourg wari umujyi uri kure y'aho umwami yari atuye, ku buryo abakire n'abatware baho babaga bafite ubwisanzure butaba ahandi. Bari bafite ubwigenge ku buryo igikomangoma cya Strasbourg cyari na musenyeri w'aka gace bari barakirukanye mu bikorwa by'iyobokamana ndetse no gushakisha abigumuye kuri kiliziya, les hérétiques. Umwe mu bahoze ari abapadiri bayobotse abaporoso wagize uruhare runini mu gukura abanya Strasbourg benshi muri Gatolika yitwaga Martin Luther. Yafatanyaga n'uwitwaga Wolfgang Fabricius Capiton. Aba bagize amahirwe kuko abategekaga Strasbourg bari baroroheye abaprotestani, ndetse bemera no kujya bakira abaprotestani birukanwe mu yindi migi. Uku korohera abaporoso byakuruye abahoze ari abapadiri benshi bari barigumuye baza kwiturira Strasbourg. Abayoboke b'idini ry'Abanabaptiste bari barise umujyi wa Strasbourg ubuhungiro bw'ubutabera. Bavugaga ko ubutabera bwavuye ahandi hose buza kwiturira muri Strasbourg. Muri ibi bihe kuba intwari cyangwa se kuba umuntu ukomeye byagaragazwaga no kuba witwaza inkota. Mwibuke abaprotestani bakurikiye amahame y'uwitwa Zwingli. Bamwe muri bo barwanyije igikorwa cyo kubatiza abana, noneho batangira kongera kubatiza abantu bakuru, igikorwa cyarwanijwe na leta kuko kubatiza abana byari uburyo bw'ibarura. Aba Banabaptiste bahise bazana n'ikindi gitekerezo nacyo kitashimishije leta: kudakoresha intwaro, kudatunga inkota. Bivuze ko batashoboraga kujya mu ngabo, bo nta nubwo bashoboraga kujya mu myanya y'ubuyobozi. Mu cyizere bari bafitiye Kristo, ntabwo bashakaga kwifashisha intwaro, haba mu kurinda abantu babo cyangwa se mu kurwanya abanzi babo. Bavugaga ko bo bahorana intwaro ntagatifu arizo urukundo. Kuri bo kiliziya nta hantu na hamwe igomba guhurira na leta. Ikibazo ni uko imyumvire bayigize mu gihe ingabo z'Abaturke zarimo zitera Autriche. Nkuko muhise mubitekereza, iyi myumvire y'amahoro n'urukundo y'Abanabaptiste yahise igaragara nk'ubugwari n'ubugambanyi. Bishwe ari benshi cyane. Mu bavuga butumwa b'Abanabaptiste harimo wahoze ari umupadiri ariko wabaye umupasiteri witwaga Thomas Mützer, twamuvuzeho mu kanya. Uyu yabonaga Martin Luther nk'umunebwe, nk'ikigwari. Yibazaga impamvu Martin yatangije impinduramatwara ntayirangize, maze abo yatumye biyomora kuri kiliziya bakaba barimo kwicwa kubera imyemerere yabashyizemo. Mützer yahise atangira kwigisha abantu kwitegura igaruka rya Yezu Kristo. Abaturage bari bakennye kandi baratengushwe n'impinduramatwara ya Luther, bahise bumva ko impinduramatwara igomba gukomeza mu bundi buryo, mu ntambara. Bahise batangira gusahura, basenya amazu y'abihaye Imana Gatolika, biba amacumbi y'abihaye Imana na kiliziya. Thomas Mützer niwe watangije intambara, abwira abaturage ati nimuze dukureho ubuzima bw'iraha bw'abatware maze duhe uburenganzira abaturage, dusaranganye ubukungu mu baturage bose. Ibi nibyo bise la guerre des paysans. Uze kubishaka muri Google. Ni hagati y'umwaka w'1524 n'1526. Ni intambara yabaye mu bihugu byari bigize ubwami bw'Ubudage.
Iki gihe Martin Luther wari witurije wasaga n'utagikomeje urugamba yagerageje guturisha ubu burakari bw'abaturage maze ahamagarira abategetsi gukoresha ingufu n'ubugi bw'inkota mu guhagarika ibi. Abarenga 100,000 barishwe. Pasteur Thomas Müller yarafashwe arafungwa yicwa na Baptiste bakwiriye mu Burayi bwose bahunga kwicwa kuko wafatwaga nicyo yakorerwaga. Abashumba babo nabo bahise bakwira hose bahunga abanyamujinya bari bashyigikiye Martin Luther ndetse n'abarokotse intambara y'abaturage. Kugira ngo babeho mu mahoro bafashe icyemezo cyo gukora urutonde rw'amahame y'idini ryabo. Bavugaga ko ari amahame yoroshya ibintu kandi asa n'ayisubiraho ku myemerere bari barafashe. Iyi niyo mpamvu bahuriye ahitwa Schleitheim ni mu Budage ku mupaka w'Ubudage n'Ubusuwisi. Turi mu ntangiriro z'umwaka w'1525. Babifashijwemo n'umwe mu bapasiteri b'abana Baptiste b'icyo gihe witwaga Michael Sattler. Bashyize hanze ingingo 7 z'ukwemera kwabo. Zari ingingo zakuwe muri bimwe mu byanditswe mu isezerano rishya muri Bibiliya. Nta muntu ugomba kubatiza umwana kuko umwana nta mahitamo agira. Nta mu Anabaptiste wemerewe gutunga inkota kandi nta mu Anabaptiste urahirira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba ikiyobokamana cyangwa ikindi cyose. Kuba umukristo ni ubushake bw'umuntu ku giti cye kandi kujya mu idini nabyo ni ubushake. Idini na leta buri kimwe kirigenga. Bayise amahame avuguruye ariko bisa naho ntacyo bavuguruye. Uwagize uruhare mu kwandika aya mahame Michael Sattler ntabwo ubuzima bwe bwite buzwiho byinshi ariko yahoze ari uwihaye Imana muri Gatolika mu muryango w'Ababenedikta. Yasezeye muri uyu muryango nyuma yo guhura n'abana Baptiste maze arapfukama yemera kongera kubatizwa. Yanashyingiranywe na Margareta umugore muto nawe wari warasezeye mu bihaye Imana. Michael Sattler yahise umuvugabutumwa ubwiriza agenda mu nzira. Abayobozi ba Kiliziya baje kumufatira i Strasbourg. Urubanza rwe rwakunze gutinzwa hatinywa ko abaturage bazahaguruka bakajya mu mihanda, ingingo igaragaza ko Michael Sattler yarazwi cyane. Kera kabaye urubanza rwarabaye. Sattler ashinjwa ubugambanyi kuri Kiliziya na leta. Yigeze kuvuga ko umukristo wese afite uburenganzira bwo gukunda abanzi be yewe n'abaturke bari barimo gutera ubwami bw'Ubudage icyo gihe. Sattler bamwishe urubozo, bamukomeretsa umubiri wose, bamuca ururimi, nyuma yaho bamujyana ku gicaniro bamutwika yumva. Umugore we baramuroshye. Uyu munsi idini ry'abitwa Abamenonite baba cyane mu Buholandi, muri Amerika n'ahandi nibo bahoze ari abana Baptiste. Baracyafata Michael Sattler nk'uwahowe Imana mu idini ryabo. Igitabo cya Zaburi muri Bibiliya kigizwe n'ibisigo n'indirimbo nyinshi. Amadini ya Gikristo ndetse n'Abayahudi bazisubiramo kenshi mu masengesho no mu masinagogi. Kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16 umusizi w'Umufaransa Clément Marot yasemuye Zaburi zigera kuri 50 azishyira mu rurimi rw'Igifaransa anazishyira mu migemo ifite itondeke ripimye. Inyinshi muri izi Zaburi zatunganijwe bisabwe n'umwami w'Ubufaransa witwaga François wa mbere. Kubera kuririmbwa mu nsengero zaje kumenyekana cyane, abantu benshi bazifata mu mutwe. Abayoboke b'amadini ya Giprotestanti baje kujya baririmba izo ndirimbo za Zaburi mu makoraniro yabo. Bazanditse mu bitabo bise Psautier Huguenot. Ibyo bitabo byakwiriye hose, ukikubonanye agahita abona ko uri umuporoso cyangwa se ubashyigikiye. Psautier Huguenot zari zimaze guhinduka igitabo cy'icengeza amatwara ya Giprotestanti. Mu 1558 Abaprotestanti bagera ku 4,000 bamaze amajoro ane mu mihanda baririmba mu mihanda yo hafi y'ibwami mu Bufaransa. Umwami yarabyutse ategeka ko abo bose bafatwa bakajugunywa mu buroko. Kuva icyo gihe nta muntu wari wemerewe kuririmba Zaburi mu ruhame. Abamenyekanye cyane mu kuririmba izo Zaburi uyu munsi bitwa Abapresbyterienne. Mu 1534 umwami wategekaga Ubwongereza Henry wa munani yashatse gusenda umwamikazi we. Umwamikazi yitwaga Catherine d'Aragon. Yamuhoye ko icyo gihe Catherine atari yarabyaye abahungu, bikiyongeraho kuba Henry wa munani yari yarikundiye undi mugore. Henry wa munani wari umugato
gaturika cyane yasabye papa gusesa amasezerano ye n'umugore we, ariko papa arabyanga bitewe n'uko uwo Catherine d'Aragon yari nyirasenge wa Charles Quint. Charles Quint yari umwami w'abami mu bwami buromani bw'Ubudage. Ninde washoboraga gutinyuka kubabaza umwami wari ukomeye nka Charles Quint? Henri wa munani yahise arakazwa no kuba papa yanze kumutandukanya n'umugore, maze ahita asaba abatware n'abakuru b'Ubwongereza ko batora iteka rimutandukanya n'umwamikazi Catherine d'Aragon. Ahita yishakira Anne Boleyn. Nk'umwami w'umugaturika yararenze ku mahame ya Kiliziya. Papa yahise ashinja ubwami bw'Ubwongereza kurenga ku mabwiriza ya Kiliziya, maze umwami Henri wa munani ahita atanguranwa, asaba inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza gutora iteka ry'ubudahangarwa bw'ubwami. Ryari iteka rigira umwami w'Ubwongereza umuyobozi wenyine w'ikirenga wa Kiliziya Gatolika y'Ubwongereza. Yaratangaje ko Kiliziya y'Ubwongereza yigenze itakiri munsi ya papa. Byari bimeze nka kudeta muri Gatolika. Ubwongereza bwose bwahise bujya inyuma y'umwami, ariko kuri iyi nshuro byari ku mpamvu za politike. Umwami yahise ategeka ko muri buri paruwase mu Bwongereza hagomba kuba nibura Bibiliya imwe yanditswe mu Cyongereza aho kuba mu Kilatini nk'izi Roma. Irindi bwirizwa rya Kiliziya bari baryishe. Bari batanze uburenganzira ku Bongereza bwo gushobora kwisomera Bibiliya aho kuyisomerwa n'umusaserodoti. Nk'aho ibi bidahagije, umwami yahise anasaba ko amacumbi y'abihaye Imana Gatolika afungwa. Ntabwo Kiliziya yo mu Bwongereza yari irimo kujya mu baporoso, kuko Henri wa munani yagumishije Kiliziya y'Ubwongereza mu migenzo ya Gatolika, ariko atangiza Kiliziya Gatolika itagira papa. Iyi Kiliziya Gatolika itagira papa baje kuyita Anglicanisme cyangwa se Abangirikani nk'uko tubita hano. Henri wa munani akimara gutanga, abana be nibo bamusimbuye ku ngoma. Habanje umuhungu we Edouard, hanyuma hakurikiraho umukobwa we w'imfura Marie Tudor, wari umugaturika ukomeye cyane. Uyu ku ngoma ye yagerageje gusubiza Ubwongereza muri Kiliziya Gatolika akoresheje ingufu nyinshi, biteza intambara yaguyemo benshi. Uyu yasimbuwe na murumuna we witwaga Elizabeth, ariko atari uyu nguyu uriho. Uyu we yari umukobwa wa Henri wa munani na Anne Boleyn, wa undi yashatse nyuma yo gusenda Catherine d'Aragon. Umwamikazi Elizabeth yashyizwe ku ngoma n'amashyaka y'abaprotestani. Ntawe uzi niba yari umuprotestani w'ukuri, ariko yagombaga kubashyigikira ngo agume ku ngoma. Uyu yahise ashimangira rya teka rimuha ubudahangarwa, ryemeza bidasubirwaho ko we umwamikazi ari we muyobozi w'ikirenga wa Kiliziya y'Ubwongereza. Yahise ashyiraho abepiskopi bashya, anabasubirishamo amwe mu mahame ya Kiliziya. Iri vugurura ryavuyemo inyandiko yiswe Les 39 Articles. Aya mahame Abangirikani barayazi. Ni amahame y'Abangirikani agizwe n'ibitekerezo bya Martin Luther, Jean Calvin na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Hari abantu bita itorero ry'Abangirikani la voie moyenne, cyangwa se inzira yo hagati na hagati. Inzira yo hagati na hagati ivanga igiprotestani na Kiliziya Gatolika. Niwinjira mu rusengero rw'Abangirikani ushobora kuzabona udutabo duto ku muryango cyangwa se ku ntebe, twitwa Book of Common Prayer, igitabo cy'amasengesho mu itorero. Kuva mu kinyejana cya 16 turiya dutabo ni ingenzi cyane mu migenzo y'iyobokamana ry'Abangirikani, haba ku rusengero no mu rugo. Nurambura kamwe muri turiya dutabo ushobora kuzasanga kanditse mu Cyongereza. Nubibona gutyo bishobora kutazagira ikintu kinini bikubwira, ariko mu kinyejana cya 16 kwandika agatabo k'idini rifite aho rihuriye na Gatolika mu rundi rurimi rutari Ikilatini byari gitangaza. Ikilatini nicyo cyayoboraga muri Kiliziya. Kuri benshi rwari ururimi rutumvikana byoroshye. Prayer Book ntabwo ari agatabo k'ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ni n'agatabo karimo amahame menshi agenga abo mu itorero ry'Abangirikani. Thomas Cromwell wari umwepiskopi wa Canterbury wakundaga cyane ibitekerezo by'abaprotestani, niwe wanditse Prayer Book. Impinduka za giprotestani mu Bwongereza ziswe Anglicanisme biturutse ku magambo y'Ikilatini Ecclesia Anglicana cyangwa se Kiliziya y'Ubwongereza, bitewe n'uko umwami Henri wa munani nyuma yo kutumvikana na papa yakoze indi Kiliziya Gatolika y'umwihariko ku Bwongereza. Mu ntangiriro itorero ry'Abangirikani ryari umwihariko w'Abongereza, riza gukwira henshi binyuze mu bihugu byakoronijwe n'Ubwongereza nabyo byavugaga Icyongereza. Nyuma iri dini ryaje guhinduka Eglise Episcopalienne. Ntabwo
bitandukanye cyane n'abagatulika kuko nk'imihango myinshi yo mu misa irasa. Itandukaniro rikomeye ni uko batemera papa nk'umuyobozi wa kiliziya mu isi. Ibi byose nubwo byabaye ntabwo kiliziya gatulika yicaye ngo irebere, ahubwo yarahagurutse irwana ku mahame yayo. Nibyo bise la contre-réforme catholique. Bimwe mu bihugu byabayemo intambara, igihugu cyose uko cyakabaye kigafatwa n'abitwaje intwaro bashyigikiye kiliziya bakirukanamo abaprotestanti. Ibi byabaye nko muri Repubulika ya Czech. Hano kiliziya yashakaga kongera gushinga amahame yayo, cyane cyane nko kuri Eucharistia, bashaka kongera gushimangira ko muri Eucharistia koko harimo umubiri wa Yezu. Ikindi, abayoboke ba kiliziya gatulika barwanije cyane abaporoso baneguraga igikorwa cyo guca bugufi imbere y'amashusho y'abatagatifu. Abayoboke ba kiliziya barwanaga iyi ntambara, ariko na kiliziya itera intambwe ishyira ingufu mu gukosora imwe mu migirire, nko kwita cyane ku kinyabupfura n'imyitwarire y'abihaye Imana. Bongeye kubuza abapadiri gushaka, kuko nubwo na mbere bitari byemewe, ariko hari benshi bari bafite abagore. Iki gihe kandi nibwo abepiskopi bagiriwe inama yo gutura mu madiyoseze yabo. Kiliziya kandi nibwo yahise ishyira ingufu mu burezi. Abihaye Imana b'abajesuite nibo bahise bubaka amashuri mu Burayi bwose, cyane cyane aya mashuri agashyirwa ku ngabano z'ibice bituwe n'abaprotestanti n'ibituwe n'abagatulika. Aya mashuri yigishaga amasomo asanzwe, ariko abayigamo bagahabwa n'amasomo arebana n'amahame n'imigenzo ya kiliziya. Bishobora kuba ariyo mpamvu kiliziya ifite amashuri menshi mu bihugu bitandukanye. Mu Bufaransa, mu kibaya cy'ahitwa Loire, hari inzu nini cyane cyangwa se chateau yitwa Chateau de Chambord. Ni inzu y'igitangaza. Igishushanyo mbonera cyayo cyangwa se imbata yayo yakozwe n'abubatsi b'Abataliyani. Ni inzu yari yarubakiwe umwami François Premier. Ifite ibyumba 400 kandi yubatswe mu gihe cy'imyaka 40. Nibyo wabyumvise neza, bamaze imyaka 40 bayubaka. Iyi nzu yonyine yari ikimenyetso cy'ubuhangange. François wa mbere yari umwami ukomeye, wiyumvaga nk'umwami umwe rukumbi ku isi, washoboraga guhangana n'umwami w'ubwami buromani bw'Ubudage Charles Quint, bagahangana mu kurushanwa ukomeye kurusha undi mu Burayi bwose. François Premier yari afite abanyabugeni bari baramuyobotse nka Leonardo da Vinci cyangwa se Benvenuto Cellini. Iyi nzu ye yo muri Fontainebleau yibanagamo n'abasizi b'abahanga ndetse n'abagore benshi kandi beza. Mu busizi bwe bwinshi, rimwe François Premier yigeze kuvuga ati, igikomangoma kitagira abagore ni nko kubona umwaka utagira urugaryi cyangwa urugaryi rutezemo indabo. Muri ubu buzima bw'umunezero n'umudendezo, umwami n'abo babanaga bakundaga kunegura kiliziya. Umwami ubwe yashidikanyaga ku mpapuro zashyizweho na papa zitanga agakiza, indulgence, ndetse yanashidikanya kuri purgatoire. We yoroheye cyane impinduramatwara z'abaporoso zipfa kuba gusa zitarabangamiraga inyungu za leta. Kubera kukorohera abaporoso, abantu bari bajijutse batangiye kuyoboka ku bwinshi inyandiko za Martin Luther zazengurukaga mu gihugu rwihishwa. Buhoro buhoro, mu buryo bweruye, abantu batangiye kunegura abayobozi ba kiliziya. Erasme, umwanditsi w'ahitwa Rotterdam, yigeze kuvuga ati, bariya abantu bigira beza ku rwego banakeka ko ari abasimbura b'intumwa, nyamara abaturage baravuma ku buryo guhura nabo ari ikimenyetso cy'umwako. Ubwo yavugaga abayoboraga kiliziya gatulika. Mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa hari agace kitwa Gascogne. Gascogne irimo umujyi muto witwa Nérac. Mu kinyejana cya 16 Nérac yari iri mu bwami bwitwaga Navarre. Ibikomangoma bya Navarre byarigengaga, ariko bari bakemera umwami w'Ubufaransa nk'umwami wabo. Aha niho hari hatuye Marguerite de Navarre, yari mushiki wa François Premier. Yari umusizi w'umuhanga cyane. Umwanditsi François Rabelais yigeze kumutura igisigo yise Gargantua. Mu nzu ye, Marguerite yakundaga kwakira abasizi benshi bari bashyigikiye impinduka muri gatulika. Muri aba harimo Clément Marot. Muramwibuka, ni wa wundi wasemuye mu Gifaransa Zaburi akazihimbamo indirimbo abaporoso baririmbaga n'ubu bakiririmba. Uyu ibi byari byaramuviriyemo kwirukanwa i Paris. Marguerite de Navarre yakomeje kuba umugatulika, ariko abategetsi muri Sorbonne baza kumutumaho bamushinja ubugambanyi kuri kiliziya, akanirwa umukwiye. Mu kinyejana cya 16 mu Bufaransa, Sorbonne yifataga nk'umurinzi w'amahame ya kiliziya muri gatulika y'Ubufaransa. Abategetsi ba hano
bari barasohoye urutonde rw'ibitabo bitemewe gusomwa mu Bufaransa. Byari byiganjemo ibya Clément Marot, ibya Martin Luther, Jean Calvin na Zwingli. Iyi ntara yari ifite intego imwe igenderaho: un roi, une loi, une